Umezubana natwe mu kiganiro Ramutse Rwanda twinjiye mu ngingo yacu uyu munsi aho tugiye kuganira ku cyaha cy'icuruzwa ry'abantu. Se cyaha gihagaze gite, se cyakwirindwa gute, ndetse turaza no kureba nanone icyaha cyo gushakira inyungu ku bandi. Se iyo mvugo ivuzwe gutyo ibyaha umuntu abakoze ni ibihe? Tukaba duhaye ikaze bwana Julien Niyibizi, akaba aturutse mu rwego rw'ubugenzacyaha. Tubaye ikaze. Murakoze cyane. Nari mvuze icyaha cyo gucuruzwa kw'abantu no gushakira inyungu ku bandi, ni ibintu bibiri bitandukanye cyangwa ni ibintu bibiri bimwe? Ni ibintu bibiri cyane cyane ko n'itegeko ryo kuwa 13 z'ukwa munani 2018 nimero yaryo ya 51 ivuga usomye umutwe w'itegeko ni icyaha cy'icuruzwa ry'abantu no gushakira inyungu mu bandi. Ni ibintu bibiri rero bitandukanye ariko kandi byuzuza gukora icyaha akenshi. Duhere wenda ku gucuruzwa ry'abantu, ni icyaha gikorwa gute, cyangwa se umuntu yitwa ko yakoze icyaha iyo yakoze iki n'iki? Murakoze cyane cyane ko ari nawo murimo burya w'ubugenzacyaha mu rwego rw'ubutabera, ko ari ibintu burya bigomba kugaragara umuntu wakoze icyaha akabihanirwa. Icyaha cy'icuruzwa ry'abantu rero by'umwihariko hari ibintu bitatu ngiye kuvuga. Iyo tuvuze ku muntu mukuru n'ibintu bibiri ku mwana, burya biratandukanye. Icyaha iyo gikorewe umuntu mukuru harebwa ibintu bitatu. Umuntu mukuru habamo igikorwa mujya mwumva abantu baza bagashishikariza abandi babizeza akazi cyangwa amashuri, byakorerwa mu gihugu cyangwa hanze y'igihugu. Aho hantu abantu bakunze kumva ko hari icuruzwa ry'abantu ari icyaha gikorerwa hanze y'igihugu, oya, no mu gihugu imbere, cyane cyane ko dufite n'ibyaha byagiye bigaragara n'abagiye babihanirwa. Ibyo bintu bitatu rero harimo ko gushishikariza umuntu mukuru, ukamutwara nk'ahantu cyangwa se ukamwimurira nk'ahantu, ukamucumbikira, hanyuma hakoreshejwe amayeri, hakoreshejwe uburyo bw'uburiganya, kumubeshya, cyane cyane ko babanza gukina ku cyerekeranye n'ubwonko bw'umuntu, kukubeshya, akagukurura, akakwizeza ibintu byiza, ukumva ko ugiye kubaho neza, akuvanye hahandi wari uri. Icyo ni ikintu icya mbere cyari igikorwa. Icya kabiri noneho ni uburyo, ubwo buryo ubundi nibwo abanza no gukoresha, hakakurikiraho icyo gikorwa. Noneho icya nyuma ni ugushakira, ni bya bindi bita exploitation, niba twabyita gushakiramo umuntu inyungu. Yes, akagukoresha. Urugero watanga, umuntu avanye umukobwa, tuvuge reka ntange urugero rw'umukobwa, amuvanye ahantu za Nyamasheke, amuzanye i Kigali, amubwiye yuko agiye kumuha akazi ko mu rugo. Ageze i Kigali, kumbi ntakamenye yuko ni wa wundi wenda ushaka ko azajya amuhuza n'abagabo, bakaryamana, bakamwishyura bakishyura amafaranga. Urumva habayemo kumwizeza agiye kumuha akazi, amuvanye hariya, ariko yamubeshye. Ntabwo ari ka kazi agiye kumuha, ahubwo ageze i Kigali amukoresheje ibindi batigeze, yaramubeshye, akamushakiramo inyungu. Ya mafaranga bishyuye, urumva ko aragenda akagirira akamaro wa wundi wamuzanye. Ku mwana rero, ku mwana harimo ibintu, umwana burya ubwenge bwe buba no mu mategeko aba ari mutoya mu mitekerereze, mu gushishoza. Ibyo bintu byo kushuka ntabwo itegeko ribireba. Niyo umwana yaba azi neza rwose ukamubwira uti ngiye kugukoresha ibi ngibi, kubera ko nta kundi nyine yabyemeye akemera icyo gikorwa, habamo kumujyana ahantu cyangwa kumwakira, kumucumbikira, ukamushakiramo inyungu. Nibyo bibiri. Hari ikintu bavuze ngo cy'uburyo umuntu akoresha, ni uburyo bw'amafaranga, ni uburyo nka strategy. Icyo mwita uburyo ni iki? Ni icyo ngicyo wari uvuze bwa nyuma, strategy wenda mu Kinyarwanda. Ni ukugira ngo umuntu akunde yemere uburyo wakoresha bwose. Harimo bavuga
harimo ibintu byo kubeshya, ushobora kubeshya umuntu, ushobora gukoresha amayeri, harimo ubwo kubeshya ni uburiganya, amayeri, ushobora no kumutwara ku gahato ukamujyana ku gahato, hari no kubureba umuntu ukabona imibereho abayeho, ukavuga uti uyu muntu nimubwira ibi ngibi kubera ko ari umunyantege nke aremera, nta kundi arabona ubuzima bumugoye kubaho, nimubwira iki ngiki arahita yemera. Ibyo rero ni ubwo buryo baba bavuga ku muntu mukuru bwakoreshejwe. Hari wavuze ku bantu akenshi bakunda kubeshywa kugira ngo baze gukoreshwa iyo mirimo imwe n'imwe izagirira inyungu ababashutse. Iyo umuntu yabyemeye akaza akakubwiza ukora avuga ati ngewe ntabwo nje kuguha akazi i Kigali, ikintu ugiye kuzajya ukora zo biryamana n'abagabo nzajya mfata komisiyo yanjye, icyo gihe nabyo bibarwa nk'icyaha? Icyo gihe rero ibikorwa ubugenzacyaha, aho ngaho hagomba kugaragara ko uwo muntu niba bigaragaye yuko yabyemeye kubera yuko imibereho yarabayemo ituma yemera ibyo umubwiye, icyo gihe nicyo kizashingirwaho nk'uburyo bwakoreshejwe kugira ngo icyaha kibe. Ariko biramutse bitagaragaye, kuko ni ibibazo, ni ikibazo cy'itegeko gikomeye icyo ngicyo. Iyo bigaragaye ko ari we mbese wabyikoreye, ashobora no kuza akakubwira ati njyewe nshakira umuntu nk'umuntu wenda ukora akazi k'uburaya, akaza akabikubwira. Icyo gihe hazarebwa ibindi byaha. Icyo cyaha icyo gihe bwa buryo hazaba nibugaragara ko butarimo, ari wowe wabyishakiye, hatakoreshejwe ayo mayeri, hatakoreshejwe kubonerana, ubwo icyo gihe hazarebwa ibindi byaha. Umuntu yakwibaza mu Rwanda iki cyaha gihagaze gite? Murakoze cyane. Rero muri iki gihe uko gihagaze, wenda tujye muri covid na mbere ya covid, nashaka kuza kubigabanyamo n'igice n'ubundi, kubera ko tugeze no kubisana n'abikomoje bati iki cyaha gikunze guhuzwa n'ingendo zambukiranya imipaka, n'indege cyane cyane, twagiye tubona n'ingero z'abantu b'abanyarwanda bagiye bakurwa mu bihugu bya kure, mutugeranyirize wa mugani mbere ya covid na nyuma. Yes, kubera ko nihuse mbere ya covid muzi ko ingendo abantu baragendaga ku buryo ingendo zari nyinshi. Ibyo birumvikana ko kubera ingendo n'ubundi habamo gufata umuntu umuvana ahantu umujyana ahandi. Ibyo rero byari byoroshye cyane, habagamo icyaha cy'icuruzwa ry'abantu cyari hejuru, n'imibare yagaragaza ko mbese ubu ngubu ntabwo imibare ikigaragara cyane nk'uko yagaragaraga mbere icyo gihe. Noneho ugasanga abantu baraca inzira, cyane cyane kino cyaha ukuntu bagikoraga, benshi banyuraga kuri ibyo bita panya, za panya ni za nzira zitemewe, bakagenda bakazicamo, ariko bitwaje yuko umupaka. Nanone ubwo kunyura kuri panya nuko biba bizwi ko imipaka ikora yajya kuhagera agasana afite umuntu umwambutsa, akamwambutsa, cyangwa abandi bagakora bakabakatira amatiki. Hari imodoka nyinshi abagiye babifatirwamo n'abagiye batanga ubuhamya, bagiye bavuga imodoka zijya mu burasirazuba, cyane cyane biriya bihugu by'iburasirazuba duturanye by'iburasirazuba, ugasanga baraca kuri ya mipaka bakagenda bakatiwe amatiki, bakabashakira ibyangombwa. Akenshi ibintu byinshi banabishakiraga hanze, harimo ibintu buriya kino cyaha umuntu ugiye kugukoresha arabanza akareba icyo inyungu azakuvanamo, abanza kugupimisha, bagapimwa mu mubiri wabo, bakareba ubuzima ko buhagaze neza, bakabona kubashakira amaviza byakorerwaga hanze y'igihugu. Hano bakahashakira amapasiporo na za laissez-passer iyo bagiye muri ibyo bihugu by'iburasirazuba. Hari n'abandi bamanukaga mu bihugu by'amajyepfo, mu majyepfo ya Afurika, cyane cyane niho twabonaga ko ariho bajya gushakirwamo inyungu.
ubu rero muri iki gihe cya covid ibintu byabaye nk'aho bihinduka kubera ko ingendo zitari nyinshi bihindukamo hari ukuntu abantu basigaye ni nabyo twabonye abantu basigaye bigira ngo abantu ba manager ngo bantuza ngo b'amahoteli ibyo bintu bireze umuntu akaza akakubwira ati ndi manager wa hoteli runaka hari akazi gahemba amafaranga ya naya waza ugakora mu bintu bya bindi byo gusasa mu mahoteli ugatanga serivisi bakaguhemba 150 cyangwa 200. Ikindi kandi hano haba hari n'abantu bafite amadolari batanga amafaranga uje akazi turagufasha bamwe bakakubwira ko bagushakira n'icyangombwa cy'uko ibyo bintu wigeze kubikora bakakiguhimbira bakagishakisha muri ba bantu babikora babandi ngo bin'injogo babandi bakoraga n'amaperimi y'injogo bakabigufashamo bakakigushakira noneho wagera hariya kumbi haba hari abagabo babandi bategereje abakobwa baba bababwiye abakobwa mu nshakire abameze gutya noneho bagerayo ubwo ngubwo kakazi gahindutsemo ibyo ubwo ni nko mu komisiyoneri kuri wa mugabo amushakiye umuntu nk'uwo nguwo aragiye bamukoresheje ibyo ngibyo amafaranga arinjira kuri wa wundi wamuzanye ubwo aba yafashemo amafaranga ye ibyo bintu rero nibyo byagaragaye mu minsi ishize hari n'ababikurikiranyweho ubu ngubu se iyo muri kugenza kino cyaha musanga ari icyaha kinoroshye kugenzwa kuko urumva ni ibintu akenshi biba hagati y'umuntu n'undi kandi bitari ku karubanda bisaba ko abinyuza mu buryo bwihishe kugenza kino cyaha byo biroroha cyangwa amahiri wenda menshi yaramenyekanye amayeri bwo kumenyekana burya nta kindi n'imikoranire y'abantu n'abandi kuko abagenda batanga amakuru icyambere nuko nk'ubu ngubu wenda tuvuge nko muri iki kiganiro iyo abantu bakurikiranye ikiganiro bakumva icyaha cy'icuruzwa ry'abantu uko giteye uko gikorwa hari ibikorwa bigita kuko kino cyaha kigenda gikorwa mu buryo wavuga ngo hari ibikorwa bikurikirana hari ibibanza hari ibikurikiraho hari ibiza noneho bikagitsotsoba sibyo ubwo rero hari abantu iyo bamaze kubyumva baduha amakuru ku buryo nk'ayo mayeri akoreshwa muri icyo cyaha usanga akenshi abantu baraza bya bikorwa byo gushishikariza umuntu mbere y'uko ava hari ibintu biba bigaragara hari ibyo twita ibipimo abantu bareberaho ibyo bipimo ni ibihe ni ukuvuga ngo hari abantu baba bandikirana icyateye imbere muri iki gihe ni ikoranabuhanga ntabwo nkeneye yuko nza kukubwira ikintu twegeranye nkoresha WhatsApp nkoresha za Instagram nkoresha za Facebook nkoresha n'ibindi ubwo nibwo buryo abantu basigaye bakoresha noneho iyo tugize amahirwe abiganiriza nk'umuntu w'inshuti uwo muntu w'inshuti kubera ko yabyumvise akavuga ati ariko uriya muntu hariya hantu warahizeye ugiye kujya ibi bintu ko mbona harimo mfite impungenge akaba yabigaragariza inzego zibishinzwe bakabikurikirana rwose hari abantu bahagarikwa batari bagenda ndetse no mu minsi ishize hari abahagaritswe bagiye kugenda kubera ko batazi mu by'ukuri ntabwo agusobanurira ese wowe umuntu ugiye guhura nawe uramuzi uwo muntu ntabwo amuzi yamurihiriye n'amafaranga ngo aragiye ubwo rero kumurinda uwo mutego ku buryo yawugwamo ibyo ngibyo birakorwa icyaha icyo gihe kiba kitari cyakaba cyatsotsobwa wa mugani ari uko babivuga mu mategeko kitari cyakorwa ngo kirangire ariko byibuze ukaramira ubwo buzima bw'uwo muntu bagiye kujyana hari twagiye twumva ingero z'abantu bamwe bagiye wenda banashobora kugarurwa bamaze igihe mu bihugu ndetse bakavuga ko bagiye banakoreshwa uretse n'ubwo busambanyi wenda ariko n'indi yicarubozo cyangwa se n'imirimo y'agahato ariko bikazamenyekana bitinze
sinaba ngo bitinze byibuze no kumenyekana ni igikorwa cyiza. Icyo nashaka kubaza ko abantu akenshi bagenda nko wari ubivuze mu buryo bucecetse, rimwe na rimwe ugasanga bimenyekanye kubera ko umuryango w'uwo muntu wabuze n'irengero rye, aho yababwiye ko agiye batagishobora gukora communication. ku kintu cya mbere twabonye iyo bageze niyo ngiyo communication ihita iba zero, babuza kongera gushyirana n'umuntu yaba kuri ku mbuga nkoranyambaga cyangwa kuri telefone. Mukorana mute n'amahanga? Kurumva uyu muntu yamaze kugera iyo kure, communication ntayo, wenda ashoboye kumenya ko na ambasade y'u Rwanda abonye isi umunyarwanda cyangwa undi muntu wo mu karere, twagiye tubona ingero wenda tuzigaruka. Imikoranire yanyu aho ngaho imerite? Murakoze cyane. Aho ngaho imikoranire rwose igibaho, tugakorana n'ibihugu ndetse byakura atari na hafi, kandi umuntu akagaruka bakamukura muri bya bibazo yararimo. Ukuntu bigenda akenshi, burya bano bagenda baba bafite nubwo bababuza gukoresha amatelefone. Hari igihe burya igitabara umuntu ntago kibura. Hari igihe ashobora, iyo afite nimero mu mutwe y'umuntu bafitanye isano, cyangwa se akabasha, kuko ndibuka n'urundi rugero rw'umuntu wigeze byibuze kujya ku rubuga rwa icyo gihe twakoreraga muri polisi, rwo muri icyo gihe yabashije kugera ku rubuga rw'umuvugizi wa polisi. Icyo gihe aramwandikira, gusa yapfuye kumwandikira bamenya ahantu ari n'ibibazo afite. Icyo gihe habaho gukorana na ambasade iri hafi y'aho hantu, noneho hagatangira uburyo bwo kuvugana n'icyo gihugu, umuntu hakamenyekana ahantu ari, hakabaho uburyo bwo gufatanya rero n'ubuyobozi bw'aho hantu, umuntu akaboneka akazanataha. Kandi gutaha kwe igihugu kibigiramo uruhare rwose, batanga amafaranga, abantu baragarurwa ku matike leta yatanze, babashakira ibyangombwa. Urumva ko amapasiporo bamwe baba barayabakuyeho batayafite. Urumva kugenda hari impapuro zikenerwa, ibyo byose bakabijyamo bakabyuzuza, umuntu akazagaruka agahura n'umuryango we. Ese abantu wenda mbere ko tujya mu bakunze kugaragara bakora ibyo byaha, abakunze kubyisangamo bo ni bande? Hashukwa abandi, hajyanwa mu bandi? Wenda ngo ndavuga icyiciro cy'abantu, abantu bakuru se, urubyiruko se, n'abakobwa biganje se, n'abagore? Ibigaragara urubyiruko. Urumva iki cyaha ubundi ni icyaha kirimo abantu, ni icyaha gikorwa mu buryo organized, abantu baba babiteguye, ni ibyaha biteguye. Iki cyaha kirimo amafaranga menshi. Ubundi iyo ubisomye ukareba, cyangwa se ukagerageza kureba amaraporo mpuzamahanga, iki cyaha cy'icuruzwa ry'abantu gihagaze ku mwanya wa 3. Hari icyaha cya mbere cy'icuruzwa bino biyobyabwenge, drug trafficking, nicyo cya mbere kirimo amafaranga menshi. Hagakurikiraho ibyaha byo gucuruza intwaro. Icya gatatu bakubwira ko ari icuruzwa ry'abantu. Icuruzwa ry'abantu, mureba abantu baba bakoreshwa hirya no hino mu bihugu ku isi, usanga ni abantu bakoreshwa no muri bya biyobyabwenge. Kwanza usanga ni abantu bazanye bakabakoresha muri icyo mu ntuza na icuruzwa ry'abantu. Ubwo rero kubera ko ari icyaha kiba kirimo amafaranga menshi, urumva ni icyaha abantu bitabira, bakoreshamo n'abantu benshi bagiye bari mu bihugu bitandukanye. Kubu nakubwira yuko akese dukunze guhura nazo, abenshi baba bari mu bihugu byo mu burasirazuba. Mu burasirazuba niho babakirira. Niba umuntu arakubwira ati gura pasiporo, nohereje amafaranga, ubwo hari umuntu w'i Kigali wabanje kubijyamo asa n'ukuragira, cyangwa se mu Rwanda mu kindi gice arakuragira, noneho agushakira ibintu bya bikorwa by'imyiteguro, urabirangiza
hari umuntu ugomba kuguherekeza akakujyana aho bategera, ugeze aho bategera bisi aragukatishiriza, ubwo urumva arimo aravugana n'umuntu ati wa muntu ndamwohereje ku isaha iyi niyo arahagera, wa wundi akaba ari iyo ngiyo ategereje iyo saha, akanamugaragaza wenda akanamufotora akamwohereza wa wundi. Abo bantu bose urumva baba bari muri icyo cyaha bafitemo amafaranga buri muntu wese. Hari ukuntu hari n'ingero n'umuntu watwibwirira iyo agezeyo, benshi bagezeyo barababwira bati amafaranga twakwishyuye ni menshi, ugomba kudukorera ibyo kuvuga ngo urataha ntibirimo, kandi ubwo nta nubwo bigeze banamwishyura. Ugomba kudukorera, kandi mu bihugu cyane cyane by'iburasirazuba bwo hagati cyane cyane by'Abarabu usanga hari tekeza nk'igorofa, amagorofa nk'atatu, inzu igeretse mu gorofa 3, umuntu agomba kuyikora kubera ko iwabo ntabwo bafite abantu bagomba kujya muri ako kazi. Ako ni akazi kagenewe babandi baba barashoye amafaranga yabo bakagenda babyitira. Hari ibyo bita ama office ni ubwo ni companies zishinzwe ku recruitment nuza companies zizana abantu, noneho izo ziba zarakuriyeho amafaranga. Babandi bari mu burasirazuba bafite amafaranga yabo, wa wundi wo mu Rwanda afite amafaranga ye. Urumva amafaranga babashoye, bivuze ngo umuntu bagomba kumwungukaho ayo mafaranga iyo agezeyo. Hari umubyeyi numvise ugeze kuvuga ko wavuze ibyo by'inzu ko yakoropaga inzu y'amagorofa nk'ayo ngayo buri munsi wenyine. Nacyo nashaka kubaza ingaruka wenda bashoboye kugarurwa, ingaruka mwagiye mubasangaho n'izihe? Zishobora kuba iz'umubiri, zishobora kuba iz'umutwe, zishobora kuba n'indwara bagiye banduriramo, nk'ibiki? Ibyo byose uvuze rwose nta usibye ko wenda utavuga ngo ni umuntu umwe bimusangaho byose, ariko icyambere reka tubanze tuvuge ingaruka, tureke iz'umubiri. Muri n'ingaruka zikomeye nizo zifata ku mitekerereze ye. Yes, imitekerereze ye. Urumva icyambere abafite ipfunwe iyo tumwakiriye, kubera ukuntu nawe aba yaragiye, aba yumva ko abantu bamukinnye ako gakino bakamutwara. Noneho yagaruka, urumva hari abana baba barasize ababyeyi babo bari mu bibazo, avuga ati mama nzagaruka, nzagufasha, nzubaka inzu, wenda uracumbitse urakodesha, nge nzaza nkubakire inzu. Noneho agezeyo urumva ibyo bimubayeho, agarutse nta n'ifaranga, urumva bamugaruye ku itike ya leta imugaruye, umwana araje ageze, noneho akajya yanakureba, urumva uhita unabimusomamo ko ari ipfunwa afite ryuko hari icyo yagiye gushaka atabonye. Ubwo ni ingaruka iba igaragara, urumva. Noneho iyo ugiye no ku mubiri hari abantu usanga hari n'uwo wigeze kuvuzwa, avuzwa muri Isange cya kigo Isange One Stop Center, bamuvura kubera yuko yari yararwaye ibihaha kubera gukora cyane. Ayo mazu wavuze amagorofa nk'3 akora cyane. Ikindi noneho hari n'abantu burya bagira mu bihugu by'Abarabu, iyo bababwira ngo umwirabura ngo uranuka, ibyo nabyo bigira ingaruka ku muntu, atekereza ko hari atakiri umuntu, bimugiraho ingaruka zikomeye. Noneho hari n'abaduhaye ubuhamya, abantu bagenda bagira gute, bafata nk'umwana w'umukobwa yasigaye mu rugo kubera ko babona ko ari ntago ari umuntu. Nyirabuja yagiye, babahungu cyangwa se shebuja abasigaye aho ngaho, ubwo ngubwo bakatangira kumukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato. Ibyo byose muzi ko bigira ingaruka. Hari abatwita, hari abagira ingaruka ku za ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Harimo ingaruka nyinshi. Ikindi urumva ingaruka ku buryo bw'ubukungu. Uburyo bw'ubukungu, iyo umuntu agiye, niba ufite abantu 3 bagomba kuba bakora ikintu, hari icyo buri muntu wese afite icyamaze burya. Nubwo ubudakora ariko kirahari.
uwo muntu iyo yagiye hari icyuho gisigara. Ku rwego rw'ubukungu hari icyabaye, noneho ari ku rwego rw'ibimutakazwaho ibimugendaho. Urumva za process zose zo kujya kumuzana, amafaranga aba yagiyemo uko angana, ayo matike kuyategura ibiki, abantu umwanya bafashe urahenda. Ibyo byose bifite ikiguzi cyabyo, noneho no kuzabikurikirana. Urumva ni uburyo, kandi icyaha burya gukora ubugenzacyaha ntabwo ari ibintu bivuga ngo ni nko gukanda buto bigahita bikoreka. Hari ibintu byinshi bigendamo buriya, hari gushaka amakuru burya hari amayeri akoreshwa kugira ngo ayo makuru aboneke, ibimenyetso biboneke, iki byose ni ibintu bihenze. Ibyo byose usanga ni ingaruka. Aba bantu kubazana ni kimwe, no kubasubiza mu buzima busanzwe ni ikindi. Babona ubutabera bakwiriye se? Mufata babandi babohereje bigenda bite? Ubutabera ubundi burimo igice kinini, ariko reka tuvuge igice kirebana no kuvuga ngo babandi babajyanye. Babajyanye, hari abantu baba bari mu gihugu bagafatwa, bagakurikiranwa, ibimenyetso bigashakishwa, bagahanwa. Ariko hari n'abandi mumenye navuze ngo ni icyaha giteguwe, kirimo abantu hirya no hino ku isi, gikorerwa ku butaka bw'ibihugu. Ushobora gusanga hari nk'ibihugu byabaye involved bigera nko kuri bingahe, nk'ibihugu 10. Urumva rero hari n'amayeri akoreshwa, ukaba sinzi izina ryawe wenda akagenda akavuga nk'izina, tuvuge Tekira ntabwo ari ryo zina rye. We yarakushakishije, arakuzana, anashaka nimero ya telefone akoresha, ahimba n'izina, noneho wajya gukurikirana iryo zina ugasanga iryo zina ariko kubera ko hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga, hari amayeri nyine, hari tekinike cyangwa se bundi buryo bukoreshwa kugira ngo uwo muntu azamenyekane, umwirondoro we nyawo, n'ahantu akorera n'ibiki byose, kugira ngo akurikirane. Ariko akenshi abantu baba bari muri biriya bihugu haba harimo ibintu byo kugira gushyiramo imbaraga, byo gupushinga, gusunika. Nko mu bihugu by'Abarabu byo rwose birazwi ko mu bihugu by'Abarabu hari ibyo dushobora kuba tubona nk'ibyaha, bo bakavuga ngo ni ibintu bisanzwe. Ni ibintu bisanzwe, nta gihe tutakoresheje umwirabura agomba gukora akazi, ntitumuhembe, turamugura. Cyane cyane ngo hari ijambo ry'icyarabu ryitwa abu, niba barizanye bavuga ngo ni umwirabura, ariko ubundi umwirabura ku Barabu bivuga umucakara. Ni umucakara, ni ibintu bibari mu mutwe kugukoresha, ni ukukugura nyine bakagukoresha, byarangira nta gihembo ntaki, bakagutesha amayeri. Hari témoignage cyangwa se ubuhamya bw'abagiye bashobora kugaruka, hari abandi batagarutse, hari ababuriye irengero. Nkamwe muhuje ibyo bintu byose kugira ngo kino cyaha kirindwe, mugize nama, mugire icyo abantu. Urakoze cyane cyane ko ari nacyo gikenewe. Ubundi nta wifuza ko ajya kurwana n'ingaruka ku bintu byabaye, ahubwo ibyiza ni ugukumira. Yego, mu gukumira icyambere burya gikomeye, ubu ngubu mwagize neza, turashimira n'ubufatanye tuba dufitanye mu buryo bwo kugira ngo abantu benshi babashe gusobanukirwa. Iyo umaze gusobanukirwa, ubundi icyambere, ubundi mbere yuko nza kukurinda, banza wirinde ubwawe. Ni nacyo cy'ingenzi. Kwirinda ubwawe rero ni ukuba usobanukiwe. Kuba usobanukiwe, akenshi ibintu kubirinda, kubikumira, bituruka mbere na mbere mu muryango w'abantu. Kwa kundi abantu barera abana, kwa kundi mu muryango abantu baganira, bagomba kwicara bakaganira, bakareba, bakubaka icyo bita indangagaciro mu bana babo, mu muryango wabo. Kuko akenshi muzareba mu buzima abantu babayeho, ibyago babigira kubera yuko icyambere ni umuntu babasha kwifatira
ntari nanahagera ngo nkukumirire wowe ubwawe iyo babashije kugushuka utifitemo indangagaciro zo kwirwanirira kuko umuntu ushukwa akenshi nuko aba yibuzemo ikintu cyo kushishoza kuki udashishoza ngo urebe ibintu bagushukisha ngo bagiye kuguha akazi bakagutangira kukubwira ngo bazane n'impapuro ngo z'uko wakoze muri hoteli. Ese ibyo bintu wowe mu bwawe mu bwenge bwawe ese ubundi wabaye mukuru kura banza ukure muri wowe mu mutwe numara gukura urarwana mbere yuko n'abandi bazakurwanirira icyo ngicyo kizakurinda. Ubundi rero abenshi bagasobanukirwa nk'ibi turimo bakamenya icuruzwa ry'abantu n'iki gushakira inyungu mu bandi n'iki bakazajya bafasha abandi gutanga iyo babonye ibimenyetso bagatanga amakuru. Ubundi habayeho inzego rero inzego zirahari zinyuranye n'uburyo burahari bunyuranye. Hari amanimero dufite akoreshwa kugira ngo abantu bagufashe. Hari nimero y'166 ku bantu ukatanga amakuru ku cyaha ariko cyane cyane abana bo bafite uyumwihariko ni 116 abana ni 116 iyindi ni 166. Izo nimero n'ubuntu nta mafaranga yawe agenda no kuvuga ngo utanze amakuru kandi abantu baragufasha kandi ikintu cyose ugize abantu burya iyo utaganirije abantu bakwegereye ngo bagufashe burya niho ibintu bijya gupfira. Burya iyo ufite ikibazo bwira niba uvuga ngo umuntu arimo arakureshya ngo kujyane mu kujya kugukoresha imirimo cyangwa kushakamo inyungu bwira umuntu mwegeranye bwira urwego rw'ibanze niba hari umuntu uzi ikintu wikigira ibanga gisangiza abandi. Ibyo bintu nibikorwa akenshi uzabona ko ibi byaha bitazakoreka ku rwego biriho abizagabanuka neza cyane pe ubone ko abantu nta cyaha cy'icuruzwa ry'abantu kikibarimo no gushakira inyungu mu bandi. Ikibazo kimwe hari bavuze ko ubu akenshi usanga ariho ibihugu nk'icumi bihuriye muri icyo cyaha. Hari igihe abantu bashobora gufata indege cyangwa bakagenda na bus ariko ugasanga bamwe baraca mu kindi gihugu. Icyo gihugu nacyo gifatwa nk'icyabaye gifatanya cyangwa se haba hari igihe wenda mugeze gufatira nk'abantu ku butaka bw'u Rwanda barambutswa bajyanwa ahandi cyangwa se ku kibuga cy'indege bategereje indi ndege bagiye nko kujyanwa mu bindi bihugu. Urakoze cyane. Ubundi icyambere nuko mu bintu by'ibyaha habamo cyo bita ifasi icyaha gikoreweho. Iki ni icyaha cyambukiranya imipaka, ni icyaha gikorerwa mu gihugu gishobora kurangirira mu gihugu. Noneho mu kwambukiranya imipaka kwanza rekange mu itegeko rivuga ko umunyarwanda ukorerwa icyaha niyo yaba yagikorewe mu nyanja iyo ngiyo apfa kuba ari umunyarwanda. Umuntu uzakimukoreraho azakurikirana nubwo bitabereye ku ifasi aho u Rwanda wende ikirere ubutaka amazi hari ahantu ifasi zigarukira ariko aho ngaho itegeko rivuga yuko uwagikoreye hariya ku munyarwanda arakurikirana. Noneho hari uburyo bwo gufashanya kugira ngo umuntu nibuka ko hari kesi ngira ngo hari umwana wigeze kugera ku kibuga Jomo Kenyatta murayizi airport agiye gufata indege. Icyo gihe habamo ubufatanye bwihuse kuvugana n'igihugu hariya n'abantu bariyo. Umwana byageze bya bindi bajya ngo bya checking umwana atari yagera ku ndege byarashobotse umwana aragarurwa. Ibyo ngibyo bibaho rwose. Umuntu atari yagenda mu kindi gihugu habamo ubufatanye n'ubufatanye hagati y'ibihugu iyo bigenze neza rwose babandi baratabarwa kandi bigakunda. Reka dusoza hano dushimire cyane Julien Nibizi akaba ari umuyobozi uturutse mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha. Twaganiraga ku cyaha cyo gucuruza icuruzwa ry'abantu ndetse no gushakira inyungu mu bandi. Reka tumushimire cyane. Murakoze namwe turabashimira.